Sasa iby'akazi tube tubyihoreye. Sibyo? Ubundi sitwa Cynthia? Yego. Ubundi ufite gahunda kuki? Kubyerekeye iki? Uze. Kubyerekeye n'amafaranga wa kumwana wanjye. Ubundi umwaka amafaranga. Hari akazi yigeze gukora ko mbizi ko nta kazi akora. Hari mari yigeze akubwira ngo muzanire akore kumubwira ngo nutayivana amajirwa biragenda gutya na gutya. Hari inzu gukodesha, hari umurima yakuguriye. Rero amafaranga umwaka nayi kugeza kuri umuntu sobanurira. Wow. Ese muze ibyo ngiye ndumva nta kintu bikureba. What? Tumva nta kintu nese wakagombye kuri kwibaza umuhungu wawe. By'amafaranga mpa nimba bitakureba pe. Nanjye ubwanjye ntibindeba. Wakabibajije umuhungu wawe. Uwo bireba ninde? Siwe bayaguze. Uriya muhungu wawe uyama. Ko ngi ntabwo bindeba pe. None uyakira gute ugotomera bitakureba gute? Asa. Umuntu yago amafaranga ukayanga. Umuntu yago amafaranga ukayanga. None message umwoherereza ngo ya mafaranga arabura kwa yangaya. Ngo ya mafaranga igihe kiniki ngo bimeze gute? None uburi kumwaka iki? Ni ntamwe uri kumwaka. Nese umuhungu nta turakundana. Umuhungu wa ni boyfriend wanjye turakundana kandi urabizi agomba kwita ku nshingano z'umukobwa bakundana nk'umuntu nyene dukunda. Nawe ukabumeze nk'icyana cy'inyoni nyine cyasamye gutya gitegereje ko bamena mu uza mu kanwa gusa tu nta kintu. Nuko wowe wirirwa mu nzu wawe woza karenge usokoza umusatsi utegereje umwana wanjye ko aguhereza tu simplement nta kintu. Ni inshingano ze muze no kuri pe sinkubeshye. Se ko nkunda nanjye nkamukunda. Ndora Chris mwana wanjye. Oui mama. Hari ibintu nifuza ko tuganira kandi ubiha ubuzima. Mbiho ubuzima. Yes. Icyo nshatse kuvuga no kugira ngo ubishyire mu bwenge ubitekerezeho kandi igisubizo cyawe cyiza ari yego. Ntabwo ngutegetse ariko kandi ni ukugusaba. Bigusabye nkomeje mbikuye ku mutima. Chris, ndifuza yuko ugomba gukomeza gukundana na Noella akabariwe muzabana. My son. Tuganire tubyumve kintu. Urabizi buri gihe iteka ryose iyo nsabye ikintu ndakiguha. Sibyo? Ari cyo ujye usaba nkukwima. Subiza. Aricyo njya nkwima. Ibintu byose wifuza amashuri wifuje kwigamo narayaguhaye naguhaye ibyo wifuje byose ngukorera business ibintu byose ndabigukorera nk'umubyeyi. Mbabarira unezeze umutima wanjye. Zabane na Noella. Banyemerera cyangwa ntunyemerera. Mama. Ni uri kunsaba ibyo bintu. Mama ntabisabwa n'undi wenda nabyumva ariko mama kunzikura ubifuza cyanshimisha waranira cyanezeza kubonera kubwiye ko mfite umuntu nkunda kuba byumvaga mbere kuki ubungu mbona wihindutse ntabwo mbishaka ngewe bakobwa ubumbwira ngo sinzi ngo ba Melissa ni Melissa harya sinzi ngo ni babandi bakobwa nta rindi zina nashaka kumva mu matwi yanjye nk'umukazana atari ntabwo ari Melissa ni Raisa yego izo za Raisa ntabwo ngiye nkunda abakobwa biraho ngaho kandi umenye yuko Raisa afite amakuru ye amakuru yaye mama nagakobwa kakarara yewe nikajya kicara hamwe nikaba kagiye ngo za Dubai ngo kagiye ngo muri zahe umva amakuru reka burya reka ndi mukuru mama usigaye warahindutse ntabwo ari uguhinduka nukureba kure Chris niba amenye ko umukobwa wahora muri zaze ngo ni za shongo za hehe ngo tugene ngo byose abashaka kujya gute akurira indege akajya za Kampala akajya za Dubai akajya za Kenya za Nairobi mama uwo niwe mukazana ushaka kumpa Chris yagiye ryari ko nzi ko nakuruhiye mwana wanjye ntako ntagize kugira ngo umusore mwiza nkaba nifuza kuba n'umugabo muzima ufite w'icyitegererezo mbabarira ushake Noella wowe se umuhiki ibyo wabimubaza wenda yagusobanurira icyo mu tumva ese ubundi wowe umuntu witegereje muri miruwari uko wibona ubona ubundi wowe nuwakugurisha amafaranga yavamo ibyo kungurisha ngo amafaranga miliyoni nago genge binde none reka ngiye mubwira ikintu turakumvikana ndakumva cyane ni hano twicanga ninjye nawe n'Imana na shitani kuri ibyo rero turarwana na shitani rero kuri ibyo ngiye kugusoba fungura amatwi yawe nubwo yatubaguye byose nta kibazo ndakubwiye ngo gendera kure umuhungu wanjye kandi bidakunda wabona ahantu hari ibiciro ukahava wowe okay none ugiye guhangana nanjye ntabwo duhangana muzehe
vuga ngo duhangane guhera kuri uno munota. Ushobora kuba utari kumva inshinga guhangana uburyo banayitondaguramo. Guhangana duhangane sinongora Ndumva ugarukiye hafi cyane. Okay, wenda niko amashuri yawe angana nta kibazo. Cynthia karibu. Wow. Papa Cynthia mwamenyanye gute? Mbwira. Papa bamwita Cynthia turakundana. Ibyo birashaje ariko nta kintu gishya ukoze. Wari umuzi kumva? Bise namumenya mu biki? Iki kintu cy'ubu najya mu kumenyamo. Fungura muzi. Siko wajya ngo ni na vewe turi kurata cyangwa n'ikindi kintu uri kurata. Uramuzi? Ni iki? Mama, Raisa no kumubeshyera. Ngiye nkundana nawe ndabizi. Raisa nta rimwe arasohoka no mu mujyi wa Kigali. Mama, nta minsi ibiri ishobora gushira Raisa tutabonanye. Nese ugagenda ryari? Aho Dubai ajyayo ryari? Ajya mu isaha bagaruka bindi saa. Barimo kumuhishira. Nagaruka kumuhishira mama. Nanjye ntago nakemera gushakana n'ikirara. Ntago uzi ko nzi gushishoza koko. Mama rega sinanze gukora ibyo ushaka. Ariko nanone nawe utekereza. Mama uzi kwizirikaho umusaraba wo kubana n'umuntu udakunda. Oje muri amwana abana nyene mushyire mu rugo hariya nzajye muramubabaza arira amanywa nijoro. Ngira kuntu njyewe najya mu buriri nkarara n'umuntu nakunda nkabona amahoro kandi nzi ko uwo nkunda namuretse. Umva wambabarira ukaburetse. Reka tujye inama. Mbabarira ugende ubitekerezeho. Ntabwo nshaka igisubizo cya yego cyangwa oya noneho. Ubanze ubitekerezeho ushyire kuki kumatiriza gukundana n'uriya mukobwa. Ndakubwiye ngo banze ubitekerezeho. Mama ntabwo kintu bitekereza. Igisubizo nyirizina uzakimpeje. Yego Chris. Mama bindi kunsaba ntabwo bishoboka. Urabizi iyo umuntu yakunze mu mutima we kuntu bijya bigenda. Wanyemereye ukazampakanira ejo cyangwa ukanyemerera umunsi weje atari nona. Ushobora kuba ngutunguye uhise ubyakira ukundi kuntu noneho ndabigusabye nyemerera tuhagarikire hano hanyuma igisubizo uzakimpeje. Kuki kintu ni kimwe nakubwiye. Nagusubiza yego nagusubiza oya. Rekeraho. Ntabwo nkunda nuwira mama ntabwo nuwira mukunda. Ariko si wanyumvise. Akumbona usigaye ufite neza amarere utamenya yari yo hoya. Ntabwo amarere ikibazo nawe usaba ibintu bingo. Chris ngaho haguruka ugende. Igisubizo ngiye uzakimpeje. Genda hariya mu cyumba cyawe. Mama warahindutse. Oya babarira rwose ihute. Ye ubitekerezaho Chris ubitekerezaho wibuke ko ndi nyoka. Wibuke aho twavanye naho tugeranye. Ibintu byose nta na kimwe njya nkwima. Chris tekereza kabiri uzampa igisubizo ejo. Unawe urica ukabona mfite umuntu yirirwa kukonsoma buri munsi. Ntiwigurira ishati ntiwigurira urukweto utegereza kandi njye kugura ariko ukajya kubigurira abandi. Incharutse nk'iyi ngiyi ikagushuka buri munsi mu amafaranga uri kuyashyira intuza ngo iyi ngiyi. Bite papa reka mbwire iki ugerageze kunuka njyewe ndabyihanganira ariko nujya kurengera ugatuka Cynthia nikize nta kintu mvuze. ariko urumva uri gutekereza neza cyangwa uyu nguyu uri kugutekerereza? Ibitekerezo byanjye kubiba muri we anekerereje namutekerereza byose ni kimwe. Papa yagutuze. Ese papa niba yaraje kundeba kweki ubwira umushyitsi wanjye nabi? Ariko umushyitsi w'igisambo nk'uyu nguyu ni mushyitsi. Papa bari yagereza aho ngaho. Umukobwa nk'uyu nka Cynthia ntabwo yabigisambo. Ariko umuntu ukanura nk'urwaye igituntu cyo mu magufa ureba ukuntu ameze uruvuga ngo niyo yatari igisambo uyu nguyu. Écoute moi papa nyumva neza. Nkuko usko nabwira nabo mama. Ntuzongeye kubwira nabi Cynthia. Mbabarira. Nimba wumva udashaka ko ngiye mubwira nabi nave mu buzima bwawe. Arava mu buzima bwanjye sa burimo. Hariko tubana hata burimo ni he? Televiziyo uragurishije, intebe uragurishije, buri kintu cyose uragurishije. Usahurira kuri uyu nguyu.
Fisto. Fisto. Pazo. Izo bitese. Ni sawa kabisa. Meze neza se? Fresh nari. Meze neza cyane. Ya ni imbehe. Iriya niyo waguze? Bazira moto niyo waguze? Iriya niyo naguze kabisa. Bazanguranye moto. Fisto nagwa byoroshye. We? Nese pazo wayiguze mu mafaranga. Ko mbizi ko nawe warayiguze mu mafaranga. Wayiguze mu mafaranga ko naberetse business nzima irimo amafaranga mwanga kuyumva. None reba ndi gukira mwicaye. Ye business nyine si betting imipira ni horiba. Ngo nzahora ndibwa ngo njewe Pazo. Shapazo nakubise icyo bita bet. No kuri kwimana umuntu w'umugabo. Betting itumye ugura moto. Betting kabisa. Wariye miliyoni 2 se ko nzi ko ziramutse kuri miliyoni 2. Betting none nigize kuri moto. Bisaba ubwenge. Bazusha nanjye reka mubwire ndabitekerezaho. Nukuri ndaza kubitekerezaho nanjye ndebe ko wanyigiye. Moto tangiye ko umuntu bazuzi ko usike ejo bundi nzasanga uguze n'imodoka. Ejo bundi. Ejo bundi. Cyakoze Imana ishimwe. Imana ishimwe rwose. Nukuri ndakwishimiye Pazo. Akamoto buri ugateretse hari. Zajya ngutwaraho. Uzajya uma lift. Ako nanyu uzanyigisha ujyuma n'umunyenga. Sibyo? Tuzareba. Ujyuma n'umunyenga mwana. Bizatera. Bizaterwa no kuzanyitwaraho nyine mu minsi iri imbere. Cynthia turakundana buri kintu cyose. Niyo byansaba imbaraga nabikora n'ubuzima nabutanga kugira ngo Cynthia nkundi. Ndabona ibintu nje nabiva. Cynthia ba witonze mbaze nkubwire. Cynthia mureka tumuke. Papa atumuka serera ni ivumbi. Ni ivumbi ry'umukara. Papa umuntu nkawe muzima nareze gakurira amashuri angana gutyo. Warangiza inuzi ncharutse nkiri ikagutegeka kwinjira mu bwonko. Papa nurebe ibintu ukoze none reka mubwize ukuri. Ubundi wambeshyaga se? Reka mubwize ukuri. Ubundi wambeshyaga? Papa reka none mubwize ukuri. Uzongera kugira ijambo uvuga kuri Cynthia. Njye nawe tuzarwana. kweli ntakubeje kaka watangutsanduka abandi bantu ngo baze kumana naho wogira ngo cyari n'amazemwe n'ibye sister kuri doga none n'ibiki shana ndeka ndakubarira imbaririkiho eje usigarize umunyamagambo hano sha urasigaye uvuga abantu buriya keshi tuvuga gasanga mwaturiza abanyamagambo utaza gukundana cya kijama Skirwa wicurikiriye witotoma nk'abakecuru. Sko ubwo se ntiyagwaye muti buriya. Jewe ubona wamfata. Guteze utogufata kandi urwo witotoma mbanga nyaburira buri munsi. Sha ahubwo niwe wafashe irirwa rungika abantu gwaze bampanure. Sibyo. Narakubwiye ibintu byiwe bibi byose nzi. Nta kiza na kimwe agira uriya muhungu. Nanjye namihebye. Bise kwando kimuvuga. Ndamuvuga sabana bayarungitse ngo baze ngo bamusabire imbabazi cyabura no babarira ubwo nyica umuntu aravuga ngo ye mama kuri cyose nta munsi n'umwe nabwo ati n'abantu inshuti ziwe zose ni nkawe cyabura bimbwiye ko asise shobora dore umuntu watabe inshuti ziwe zose ni nkazo aya asijeyo ba bakobwa ba bahungu abantu bose azinanye nabo bose ni bamwe bahuriye mu kantu kamwe mu bwiyemezi mu businzi ubona uba ngo je ngo ndikira kiragenda gifite gikuru cyacu sha namba nawe ahubwo amungana
shaka koza mwana ndishimye kabisa uranye ndi kugenda nyine nk'umugabo nkagenda mu bakire musigaye magarado shapazo ni n'ubukiri umuntu kuri iyi myaka yawe tugura moto koko miliyoni zingahe akuze tuyishyira mu muhanda tuyishyira mu muhanda igikora akazi ubwizajya kwinjiriza amafaranga menshi sibyo yes ibyo ndaza kubitekerezaho usigenda hari umukobwa dufitanye gahunda ngiye ugenda nyine mutembereze urabona ntabwo nzongera gutuma abakobwa bagenda n'abakobwa bagiye kugukunda bose umusore ufite ikinyabiziga ahubwo reka tuze gusubira nese usigenda utamaye n'umunyenga utamaye n'umunyenga ngo ugeze hano hepfo akanyira cyane shyashya uzajyaho yatangiye gusaza reka banze uwo mukobwa pazo nta kibazo ako pazo uranyemeje kabisa dore pazo buriya bori nta soni uba ufite isoni z'ikizi isoni z'ibyo ubukoze ibikizi nese ubwo kubwira papa kuri nta n'ikibazo wumva biguteye ahubwo wenda naguhondagura ese bori ufite ikihe kibazo wundi muri wowe ikihe kibazo se byose birakureba koko buriya bori ibintu ukorera senta ko kubona bikwiye senta imuzanye ute ni senta yasi uri guteza ibibazo muri uru rugo uruhe rugo buri rundi rwumva naba mvuga n'uru ndabizi se wenda ushaka uri kumva urugo rwo mu bitekerezo byawe ngaba sinsubiza ibyo nkubajije mva mubwire nuri mushiki wanjye ibyo mbwiye papa nubyumvishe niba ushaka amahoro rero ntuwongere kuvuga ijambo cyangwa se izina Cynthia ntabwo uzi aho twahuriye Cynthia ntuzi icyo ari cyo kuri njye ndabyumva uramukunda ariko se uriya mukobwa urukundo umuhereza koko we nirwo aguha ese ibyo umukorera n'urukundo bihuriye ibyo birakureba buri ariya ni amafaranga wohereza basi umuntu mubana umuntu tubana n'ubundi tuzabana muzabana ko ntabwo mubana ese undi ikibazo ufite ni iki ari amafaranga ni ayawe ni aya papa ni aya mama kuba atari ayaba ko ntabwo bivuze ko wayasesa kuriya ni nko kuyasesa mu byo nshaka mu byo ushaka kuri senta mva nkubwire iriya niyo venire yanjye niyo ndi kugenda ngana ibyo rero ntabwo bikureba nta kintu na kimwe se buriya mukobwa yaguhaye iki cyatumye uhinduka gutya ku buryo nanjye utabasha no kunyumva kubera ko zishobora kumva hari ibintu byinshi afatanya akakureba wumva ko utokwihanganiye niba mu itabi inzoga ngiba ko je nawe ndamukunze ko ejo ku mugoroba hano twahuriye ngurira agafege cyo namukundiye nahuriye cyaya kanguriye agafege k'igihumbi nitabi ryo ntitusokurimwa nimba ubumva ukeneye nitabi ryo nori kugurira aho ujya ngo nitabi ryo kiriya ntuzeye ga nubwo nari mwe nuko nyene kwa twakuburanirwa ko kuri no mumenja no umuntu ashatse kwica mu rwo sister wanje yashatse kumuvugikira nuko ko wamuvugishije yuri heba kandi nk'ubu wasanga nawe ujya bakobwa bari kumwe nabo nye abahendesha nk'ivyampendesha oya nabo basangira inzoga basangira n'amatabi ubwo rero nibo bantu kano kanya ko baraza kumukumvisha ibyiza byiwe jewe je ndamwemerera jewe shanubwo basigaye mu isi wenyine sinyabaza ko asha nawe ndakwizeye nabwo bakumva mubiri mugabo hari ikintu niko ndutekereza mu minsi nuzokora ibijyanye n'ibyo nkora nyene cyanje nk'ibihe kaburiya baravuga ngo umusinzi ya acuje ibintu by'abasinzi akakira abasinzi bagenzi be kandi yobona benshi kandi amafaranga yoza ari menshi kuko ubuzi target y'uburyo ugomba kubanywesha cyo uganiza ku bintu byegeranye n'ubuzima kanzana mu by'imborego wowe ndaguhereza amahirwe twari mu kabari oya nashatse ndakumvisha yuko mfise nk'umushinga wo gucuruza itabi tuntu nk'utwo bagenzi banje sinzi ko ndakurondera utuntu nk'utwo twafurondera ikintu ukora uruzuye wowe jewe bakira hose ngo ndisema ngo wanjane kwa rujandika bajyana kubavuga nkumva akundi ni kabiri kangaho winjira mu rukundo rwanjye buri ntabwo ninjiye mu rukundo rwawe kabiri kangahe se ahubwo winjira mu buzima bwanjye buri kumfata nabi ntabwo ninjiye mu rukundo rwawe ntabwo ninjiye mu buzima bwawe icyo ndikubwira ni nk'inama undi uwo ari we wese inama yimaye nkande inama yimaye nkande ese bari ndi umwanzi wawe ku buryo utakuba nyine inama uyimaye nkande ko mbikubajije
nka mushiki wawe niko nakubwiye kandi ugukunda ukwitayeho guhangayikira reka ariko uzagenda ukunda ibiti umva nkubwire ikintu cya mbere ngiye na Cynthia miliyoni 2 ni amafaranga makeya reka nkubwire niyo nawe mfite miliyoni 100 nazitanga umva n'iyi nzu nayigurisha kubwe mbonye nanu bagurisha abakobwa nawe najya kugurisha kugira ngo mbone amafaranga yo guhereza Cynthia nta hantu muhuriye Cynthia ni mwiza ni igikara cyiza ntabwo ndabizi ntabwo nsa nawe ni mwiza ariko si ubwo bwiza afite buhanye n'ibyo umukorera ahubwo nyine ni bikeya wakabimenyeza kwanza nta n'ubwiza umuntu agira bwahwana n'ibyo bamukorera ahubwo nyine wagukunze gutemura abana urabona mufite yabeneye ku buryo wifata amafaranga nkariye urabona nta venire ngiye na Cynthia dufite ngewe ndicara nkareba ahazaza ngiye na Cynthia dukundana dufite umwana ukuntu yaba ameze wangizeho kazi kunzana stress nk'izo ngizo nakubwiye ngo n'ikibuga cy'indege nakigurisha stade nkayigurisha hejuru ya Cynthia mfite ubushobozi ngewe ngungiza n'amahirwe nkabona nano hari igipapuro cy'ubutaka cy'igihugu nakigurisha sinzi niba bibaho cyangwa ufite ikibazo nawe no kutabizi nge igihugu cyose nakigurisha hejuru ya Cynthia ufite ikibazo nuko nawe utabizi kuko ntabwo ari Boris ntabwo uri ikiri Boris musaza wanjye nzi hejuru y'umukobwa ukabwira papa kuriya mugapfa umukobwa ndero mubwire bari uri kuntungura pe attention Kama Mezete mwana fisi izana amashyushyu mwana nawe nje kuvoma uhagurukira hejuru wagira ngo ntabwo umunsi kunzaniye amafaranga nayo mwana umva si ibintu byabaye ariko nugiye ngo ni ishyari ngiye mbikubwiye kubera ishyari ahubwo siko maze kubona ko tutaba dukora guteze ubushatse kuvuga ngo n'izina ry'Imana ntabwo tuba dukora mwana ese byagenze bite umuntu akaza ibintu birirwamo n'ubusimbi birirwamo n'iki akagura moto kama biriya bintu cyo koza ku ruhande rumwe byantunguye ariko urundi ruhande byanshimishije ndizo buno wabonye so kuye moto mu rusimbi ese Pazo naguze ko afite moto Pazo yaguze moto Pazo agura moto ayiguze iki se Pazo afite Pazo yaguze moto yambwiye ko ngura amafaranga yariye muri betting akagura moto ariko Imana Pazo yariye amafaranga muri betting agura moto nawe se museka ariko Kristo nawe none neseka nkubaze yes ibyo no wabyizeye kubyizera gute se betting si numva gusheta turasa wagera ama miliyoni none se hari umunsi tutajyana ku betting uko bizi uyu mudugudu wose Pazo yafata ipari iriho miliyoni zingahe ziguze moto uyu mudugudu wose nturarabimenye mbere yo kugura moto yabanza akazengurutsa ako gapapuro k'amafaranga mu mudugudu byiwe icyo nibyo ubwo ibyo wabyizeye umunsi wongeye ko ntarazibyara kandi buri gihe tubetinga ntirirwa aribwa Pazo ubwo Pazo amafaranga menshi yariye muri banki ni 15,000 byonyine none izo miliyoni za moto zavuye njyewe ariko Pazo yambwiye ngo yariye amafaranga menshi ahita agura moto ako Fisto buretse Pazo yaguze moto Fisto uziko isi mbihuza gute hari umunsi n'injoro hari ijoro Pazo namunyuzeho hari impande y'iwanyu hari umuntu umwereje icyemverope agipfumbatije ngengera amatsiko yatambika agera ku idirishya rye ngo yari yicaye ku buriri bwe akuramo ibifaranga byinshi bya bitanu ngende ndibaza se ibyo bifaranga ni bwoko none hise mbisanisha no kugura iyo moto yakuyemo amafaranga menshi ahubwo se ubu twabonanye reba umunsi wazaga kuvoma hano ukahita ugenda wirukanka sinzi ibyo byari bibaye utavoma byari ntabwo wibuka ibyo joro umunsi waje wambaye umupira wawe ukunze kubucitsa hano bagiye wa Choro Nisa nuwahe Niko wowe uwahe Ako se wowe ahubwo reka nkubwire njye buramfata ibisambo ntirutse
ugiye kumbwira ikintu ushaka muri ino uretse gahojya ugiye ntabwo twe ibisambo ahubwo mutabari ugiye kumbwira ikintu ushaka muri ino nzu ushaka iki muri ino nzu ushaka iki muri ino nzu dore n'ibikweto dore ukuntu wambaye dore ibisatsi iki ni njyewe ufashe gutyo hoya none se ninde wundi ahubwo tubabarire njyewe ariko ubundi nkaba tayari abaja bamucaho nta soni bafite we tayari hoya none hari undi muntu nose hari undi si hari undi ubona musasi njyewe ndi muri iyi nzu nka nyirayo uranyumva neza njyewe akazi nshinzwe nawe ufata abajura abavogera ibintu bya mama Isabella uranyumva neza na Kirisi rero ubu urambwira icyo ushaka muri ino nzu njyewe mfata abajura rega burya naranabyigiye no kurwana ko mumenyera nabi twamaze tayari we ngwino ubwire ukuntu abajura bakunyura bakanyura ku gipangu cya mbere cya kabiri gatatu kuri umujura nta n'isoni rega imana ishimwe uraje bose uraje Kiri dore umujura mwifatiye umujura arankubita uko ankubise esheshatu zose agiye gufata nyira televiziyo nkamubuza uzi ko n'izina yatangiye guhamagara ngo namaze n'imodoka hari ngazibe Buri, nagenze bitiri muri fikiri ngo. Arankubise n'ukuntu Yese gumufashe gutyo se. Umujura mufata bahamagare polisi aho ngo bamutware. Niba rero umujura inshuti yanjye yitwa Boris. Ako Mana yanjye. Kiri umukobwa mu muhimba ngahe ngo muhimba agenda. Kuko akamenyeranye retse bishatse kugaragaza ko n'abashyitsi ba mama Isabella basuzugura gutyo. Kuko Imana ndarenga na boss mbabara nabonaga mu muhimba ngahe ngo ngiye muhimba taye. Vuga bwire ugiye kumufata mu mashinga ugendeye ku kiwo. Nabonaga ari umujura n'uko Imana. Ari umujura se umujura waje asanga ateruye ameza yateruye intebe televiziyo yitwaye yafashe byerekana ko ari umujura. Ariko ubundi wowe ufite iki kiba Yes, mbabari. Akanagira mushitsi. Yarabonaga ari umujura. Uretse ndaza kuguteza mama. Ihangane man, ihangane kabisa. Sibyo. Iryo joro nkaza ngiye kuvoma ukahita umbona wise ugenda wiruka niba iryo joro rero ndumva umunsi wakurikiyeho nibwo nabasanze bahagaze hano impande ya rwa rutubo rw'utuyenzi gutya bahagaze umuntu amuhereza icyembero umusore gutyo ubona ukuntu umutipe wari wambaye ikintu nyine cy'umukara mu maso cy'ikimasike amuhereza envelope ubona envelope ukuntu ibipanze cy'ikimasike ikiboro cy'ikimasike cy'umukara none njye ikintu cyanteye amatsiko ni ukuvuga ngo umuntu ikimasike cy'umukara ni ibiki haye pazo njye mukurikira bucece urabona kama buretse niza telefone yawe shyiramo nimero za pazo nese ibintu numva abantu biri shyiramo nimero za pazo ikimasike cy'umukara ati nimero za pazo nayo nazi kusiba pazo arya wambwiye ngo moto wayiguze ngo amafaranga ariye muri betting iby'amafaranga se bagwaye mu ijoro umuntu wambaye maske oya uyo niba amayinite ashize arimo pazo ko wagira ngo arankubye se bintu mubwiye pazo kamandaje